Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Reka tubumbure Bibiliya mu gitabo cya Rusi. Bibiliya igitabo cya Rusi igice cyaho cya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo wa 4. Rusi ibice bibiri. Dusome duhereye ku murongo wa 4. Kadusome haravuze ngo Bowazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati Uwiteka bane namwe. Nabo baramusubiza bati Uwiteka guha umugisha. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu cy'i Mowabu. Yambwiye ati ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gatoya yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Uhange amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe kuyo abahungu banjye bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati ni iki gitumye nkugiriraho umugisha kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati basobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utari uzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati nkugiriyeho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati ngwino urye imitsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba incuro imwe n'umucagate bya sayiri. Amen. Murebe gato munsi y'umurongo wa 19 wo mu gice cya mbere, twifashisha ubusobanuro bw'amazina hari munsi y'umurongo wa 19 wo mu gice cya mbere. Hari ijambo rivuze ngo Mara, risobanurwa ngo ushaririwe. Nawomi risobanurwa ngo umunyagikundiro. Sayiri ni imyaka isa n'ingano. Kambasabe tubumbe Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro ko iduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryayo. Shimiye Imana ibitwemereye by'umwihariko, kandi namwe mubyemeye ko duhagarara imbere yanyu. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo tuganire iri jambo ry'Imana, ariko kandi tube mu ntego turimo ikiguzi cy'ububyutsi. Umva nta kindi turi buganire, sindi bubatindire, masaha y'umugoroba arihuta, ariko ndagira ngo uyu mwanya tuganire kwa rino jambo ry'Imana. Iki gitabo cya Rusi kivuga ibihe byinshi, kigaragaramo gucungurwa, kikagaragaramo kwihangana cyane kw'Imana, kikagaragaramo ibindi bintu bibiri ngira ngo ntindeho. Igice cya mbere kigaragaza imbabazi Imana yagiriye abamowabu igahana Abisiraheli. Mowabu ni ubwoko buturuka kwa Loti,
igihe Imana yakizaga Loti n'abakobwa be umuriro w'i Sodomu n'i Gomora bahungiye ku mudugudu bari bagezeho, abakobwa be ntibanezezwa nuko barokotse umuriro, ahubwo bababazwa nuko bahunze ariko ntibajyana n'abasore bazabarambagiza. Barangije baravuga ngo ubwo nta mugabo tuhareba hakaba nta musore uhari, ni data tubona wenyine. Bajya inama basindisha se, barangije baryamana nawe, babyara Mowabu. Mowabu biravuga ngo ni wabo w'umubiri, babyara Abamori bisobanura ngo ni inzigo. Batura kuri aka gasozi kabo ari urunuka mu maso y'Imana, barakoze ibizira bibateranya n'Imana, bagwa nabi. Mbibutse ko muri uru rugendo turimo, umuntu niyo yagambirira akavuga ngo ngiye kuva mu gakiza, burya si ubu bishatse nta ubivamo abishaka. Muri aka gakiza nta muntu uryama kuko aryamye ku bushake, aragwa. Niyo mpamvu uyu muntu waguye akeneye imbaraga zimubyutsa zirenze izamugushije. Imana ishimwe. Dufite abantu bagira urwitwazo basenga. Iyo Imana ishaka kubyutsa abantu inyura mu buryo butandukanye. Reka ndaza kuhagaruka. Mowabu baba igitutsi mu maso y'Imana, ntibaba ari bo bonyine. Mowabu baragenda barabyara baragwira, ahitwa muri Mowabu uyu munsi niyo Jorodani ya none. Baba ubwoko bugwiriye ariko bugwirana ibyaha. Abisiraheli Imana irabatonesha, ibagendaho nihute, ibakura muri Egiputa bagere mu butayu. Irebye muri bo ibona barushye kabiri, bafite umuruho wo mu mutima ariko bakagira n'umunaniro w'urugendo. Ibaha isabato ngo babiruhuke byose. Barangije kubw'imitima yaguye ikiryamye muri Egiputa, bari mu rugendo ariko imitima iryamye muri Egiputa, bituma baruhuka umunaniro, ntibaruhuka umuruho. Baragenda, Imana ikomeza kubana nabo aho marenge. Umwanya wo kuziririza amasabato y'Uwiteka barayica, batangira kujya bakora ibizira mu gihe cyo gukora ibyera, dore ko nta n'igihe cyo gukora ibizira bera bagira. Batangira kujya bakora ibizira bibabaza Imana. Isiraheli imaze kugoma, Imana irabareba iravuga ngo mbarebye mwese ndabona musa n'Abamowabu. Umurokore waguye burya asa n'umunyabyaha ubimazemo iminsi. Byose nuku niho Samusoni yarebye amaze kwica Abafilisitiya, areba intumbi zimuryamye imbere, aguye umwuma, areba kumanuka ngo agwe hasi, aravuga ngo niba bari intumbi niyanjye barayibariramo. Aravuga ngo mfasha, ukoresheje umugaragu wawe, urarwanye, ni wowe unesheje, none uremera ngwe mu maboko y'abatarakebwe. Naratangaye, uzi ko ababajwe nuko agiye kugwa, kandi ntabwo ari umukubise, ni umunaniro w'urugamba rwanye. Ariko aravuga ngo nibaza kubara Abafilisitiya barabona nanjye ndi intumbi y'Abafilisitiya. Aravuga ngo gupfa nzapfa ariko mfasha, singwe hano, singwe muri izi ntumbi, singwemo. Oya, nubundi tuzapfa ariko twe gupfa urwo kurambarara mu Bafilisitiya. Nubundi kubabara, uri mu mubiri azababara, uri mu mubiri arababara. Ibi bihe bibiri bigomba kuba ku muntu kugira ngo amenye ko ari muzima, byanze bikunze. Murabizi iyo umwana avutse ntarire turamukubita kugira ngo twumve ko ari muzima. Hari ibihe rero bidusuzuma bigaragariza Imana ko dukora. Kandi ibi bihe byose ntabwo bikurwaho n'amasengesho. Hari ibigeragezo by'Abakristo bidakurwaho n'amasengesho, bikurwaho no kwihangana. Ibintu byose ntabwo dusenga ngo byiruke, kuko
iyo Yosefu asenga ntajye muri gereza, aho yari guhurira na Farawo. Potifari yamubonye, ariko muri gereza harimo abahungu bo kwa Farawo. None ku mubiri Yosefu arafunze, ariko mu buryo bw'umwuka yagiye gusobanura inzozi. Ku mubiri Shaduraka agiye mu muriro, ariko mu buryo bw'umwuka agiye guhura na marayika w'Imana. Mu mubiri Pawulo ari muri gereza, ariko mu buryo bw'umwuka yagiye kubwiriza umurinda gereza. Hari ibibazo tubamo bitera abandi ububyutse, kandi hari ibihe tugira bituma Imana itubona. Hari ibihe tugira bigatuma Imana itubona. Nimukurikirana muzasome uburyo Yesu yahamagaye abigishwa. Hari abo yahobeye, hari nabo yabwiye ngo nimunkurikire, sibyo? Kuki se amunyuzeho akamubwira ngo nkurikira, atamusuhuje, atamuvugishije, nta n'ikindi bavuganye? Nuko uyu nguyu aricaye arahuze, nta mwanya afitiye Yesu. Ariko hari abandi bawubonye bajya kumureba, ababonye arabahobera, abifitiye umwanya, nabo barawufite. Arabahobera, arangije barahura, barahuza. Bamaze guhuza bahuriza ku rugendo rumwe. Aravuga ngo nimunkurikire. Ageze mu bahuze, muzi ko iyo Imana iguhamagaye ukanga kubyuka, hari igihe duhamagara tukananirwa kwitaba Imana. Kwitaba Imana ntabwo ari ugupfa, gupfa ni ukwimurwa, kuko abitabye Imana, abapfuye bose ntibaba bahamagawe nayo, ariko baba bimuwe bagatura bitewe na zone nyine bakoreye. Kwitaba Imana ni ukwemera umuhamagaro wayo. Imana ishimwe. Hari abantu rero ihamagara ntibemere kwitaba Imana, bakaguma bafite ibyo barangariyemo. Irakureka igahamagara ibikurangaje, byakitaba Imana nawe ukaza ubikurikiye. Imana mu bubyutsi Imana igira, mu bubyutsi Imana igira, hari ibyo ihamagara tukitaba, tukaza atari impuhwe zo gusanga Imana, ahubwo tukaza ari ibyo ifite yatunyaze tuje kureba. Imana rero ifite uburyo bwinshi yatubyutsamo, ifite imbaraga yakoresha itubyutsa, ariko kuko ari Imana ikiranuka ntabwo iri buze gukoresha igitugu, kuko Imana mu banyabyaha Imana ni umutegetsi, ariko mubera Imana ni umuyobozi. Donc ikorana nabo neza, ariko abanyabyaha bagashyirirwaho urugabano rw'amategeko abagota. Hanyuma bagera mubera akandikwa ku nkingi z'imitima yabo, umwuka wera akabayobora muri ayo mategeko. Rero hari ibintu bituma Imana ikubona wadeviye mu gihe iguhamagaye ntiwitabe. Imana iraguhugukira iyo igukeneye. Imana ntishobora kugushaka ngo ikubure, ntibishoboka, ntabwo bikunda. Nabaye mu idini ya Isilamu, navutse nisanga data ari umusilamu, kiza imyaka 9 nkuwe mu kigo cy'imfubyi njya kurererwa muri Palestina. Niga fikihi, tawhid, niga ubumenyi n'amategeko bigenga idini. Maze guhamagarwa, hari mwene data umwe wafunzwe, ntabwo yari mwene wacu ku maraso y'umubiri, ariko spirituellement ntabwo yizeye. Njya kumusura muri gereza, ndamwani wakemera nkagusengera ko Kristo yagufungura ukava muri gereza? Arambwira ngo kugira ngo mpfe ndi umukristo nagwa muri gereza. Bene aba bantu barambaraye, ntabwo ari igitangaza kuba bavuga amagambo apfobye ubutumwa, si igitangaza, ahubwo igitangaza kuki batayavuga kandi batabizi. Yesu yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo mwitekereza ko naje kuzana amahoro mu isi, ahubwo naje kuyakuramo. Abivugira imbere y'abagabo, bo ntabakuye mu isi, ariko amahoro yakuye mu isi. Utwaye amahoro uturekera inaha.
bagire ngo baramubaza ngo ko twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira uzaduha iki? Barimo barashaka kumva ko nibura mu bwami Yesu azima yababwira urutonde rw'uko intebe zizaba zimeze. Arangije arababwira ngo abasize ibyabo n'ababo bakabisigishwa no kunkurikira nzabakubira inshuro 100 ibibiruta. Ntabwo yavuze ibyo bafite, yaravuze ngo nzabakubira ibibiruta inshuro 100. Ubu ni ubugingo ari kuvuga. Imana ishimwe. Ngaruke nihuta, Abisirayeli bamaze kugomera Imana, Imana ibarebye ibona basa n'Abamowabu. Yo kabyara ibona Mowabu yaragomye, ni inzu y'abagome. Isiraheli iragoma nayo iba inzu y'abagome. Imana iravuga ngo reka mbeze, ariko si neza Isiraheli gusa, kuko Abisiraheli iyo banduye basa n'Abamowabu. Reka rero mbeze n'Abamowabu nibezwa barasa n'Abisiraheli. Irangije ijya muri Betelehemu, biravuga ngo ni mu nzu y'imitsima. Betelehemu mu nzu y'imitsima, ihateza inzara. Ahantu Bibiliya yita inzu y'imitsima haba hari imitsima. Imana ihateza inzara. Umva ububyutse. Imana iteza inzara muri Betelehemu, mu mudugudu w'imitsima, mu nzu y'imitsima barasonza. Muri Mowabu wabo w'umubiri barahinga harera. Kweza kwabo suko Imana yahaye umugisha ubutaka, no, nuko igiye kohereza abantu bo muri Isiraheli, ariko baraguye ntibajya itababyukije. Yegurira mu ruhande rw'umuhimbo, ihirika ibyo kurya ku ruhande, barashakisha barabibura. Bamare kubibura, Elimeleki abwira Nawomi ngo tugende tujye muri Mowabu harera. Barambuka bajya muri Mowabu. Ndagira ngo muntege amatwi mwumve, Imana ijya ibyutsa. Ndagira ngo nze kugera gatoya ku kiguzi twatanga kugira ngo tubone ububyutse. Imana ijya yegura uwaguye, Imana irabikora, irabyutsa, ariko hari uruhare tubigiramo. Bimwe mu bintu tubonera mu nzu y'Imana by'ubuntu ni kimwe gituruka kuri Kristo cy'ubuntu, agakiza. Naho ibindi nta mugisha w'ubuntu baho n'uwo mu gakiza. Umuririmbyi yaravuze ngo nawuhawe mu gihe nihannye. Bagere muri Mowabu, Elimeleki arapfa. Apfuye hasigara Kiriyoni na Maharoni. Maharoni abenguka Rusi, Kiriyoni abenguka Orupa. Rusi biravuga ngo nuwo twomatanye, ni inshuti twikomezanyije. Hanyuma Orupa mu rurimi rw'igiheruri baravuga ngo na aka niko bita Orupa. Mu Cyaramaya biba bivuze ngo Orupa ni umusubiranyuma, bisobanura umusubiranyuma. Barambagiza Orupa, barambagiza na Rusi. Rusi arireba Mowabu. Isezerano uko rivuga, umuryango ukujyanye uzasenga Imana yabo, ube mu gihugu cyabo, uyoborwe n'amategeko yabo. Ntimuzi ko mu Kinyarwanda umukobwa tumwita Nyampinga? Biravuze ngo tuzaho avutse, ariko aho azatura ntituhaze. Agahinga kose ashobora kuba yazatura kuri aho. Iyo akuwe mu muryango avukamo, ntaba kiwubarizwamo, abarizwa mu muryango ashatsemo. Rusi yumva ijwi ry'Umwisiraheli, ubwoko bwe, yumva ijwi rimubwira ngo wakwemera tukabana. Iri rambagiza rya Rusi na Maharoni rirashushanya irya Kristo n'abanyamahanga. Ntabwo Isiraheli yari yemerewe gukura umugeni mu banyamahanga, ariko inzara ibaye umuranga uhagurutsa Maharoni akajya muri Mowabu kureba y'umugeni. Hari igihe Imana itabara abantu inyuze mu bibazo by'abantu. Kugira ngo Esiteri yime Vashiti, kugira ngo Esiteri yinjira mu rugo, Vashiti byagenze biteze. Kandi ikintu Vashiti yakoze, umubyeyi uri hano utagikora yaba adatekereza. Umugabo aramubwiye ngo ambara ubusa ubyina imbere y'abaja n'abagaragu. Muri mwe ninde wakumvira iryo tegeko ry'umugabo?
Vashiti arabyanga abyanze ngo arakosheje bamuca ibwami. Esiteri arinjira. Imana inyura mu makosa ya Hasuwerusi. Ntimuzi icyo bita inguracyobo cyangwa inkuracyobo? Akantu ugenerwa mu gihe washyinguye, haba igipimo cy'ikawa kera zigihari, haba inka, haba ikibanza, haba iki. Si umugisha kuyihabwa buriya, si umugisha. Hanyuma si uyiboneye mu byishimo. Hari igihe Imana inyura mu bibazo by'abandi igatabara abandi. Imana inyura mu bibazo by'abandi igatabara abandi. Ndagira ngo mwumve icyo mbabwira. Iyo kubyukije ukanga kubyuka, yimukira ahandi. Muri wowe wanze kubyuka, irakurenga ikabyutsa abandi. Nuko abanyamahanga twari tumeze ku Bisiraheli. Isiraheli yitadamarara ngo ipfushe ubusa agakiza ka Kristo, ntabwo twajyaga kukabona. Ariko kuko barangaye, byababaje Imana iravuga ngo nzateza ishyari ku ishyanga, kugira ngo ndengere ishyanga ritari ubwoko nyakuri. Pawulo ageze mu Efeso yababwiye amagambo akomeye. Yarababwiye ngo mwibuke ko mwebwe abo abakebwe n'intoki ku mubiri, mwibuke ko tubita abatarakebwe kandi mutandukanijwe n'Ubwisiraheli. Aravuga ngo mwibuke ko mwari abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano. Kabiri cya gatatu kibabaje, mwari mu isi mutagira Imana rurema. Pasika yashize apani y'uyu mwaka yabaye ndi mu gihugu cya Egiputa, aho bita muri Sinayi. Twari kumwe n'abagabo, nari nigiriye mu biraka bisanzwe. Tubana kumwe n'abagabo bamwe baba orthodoxi, twari kumwe n'abayahudi bane basenga mu idini ya Judaisme, bategereje kuvuka kwa Yesu, ntibaramenya ko yaje. Hanyuma umugabo umwe aratwibeta, arasenga w'umu orthodoxi, asenga isengesho ryanteye kuganira nawe. Bagira isengesho ryanditse mu gatabo rivuga ngo Mwami Yesu uturinde kukwihakana nka Petero, ngo ariko uduhe kukwemera no kukumenya vuba nk'umujura ku musaraba. Avuze aya magambo ndatangara ndaseka, bituma mbahuriza hamwe ndababaza nti ubundi Yesu mumufata muti? Umugabo umwe w'umunyegiputa ahera mu mateka yacu y'u Rwanda aravuga ngo namwe mwasubiranyemo ariko musabana imbabazi, muriyunga, muragabirana, murashyingirana. Numvaga mbwira amateka yanjye kandi nge ndayazi kumurusha. Ntega amatwi ngo asoze ndamwumva. Arangije aravuga ngo ariko twebwe abanyegiputa ntitwasubiranyemo ngo twicane, ahubwo twishyize ku ruhande rwacu dutoteza ubwoko bw'Imana. Ngo ariko Yesu agiye ku musaraba yavuze ngo ndabacunguye nkuyemo abanyegiputa. Aravuga uyu mugabo yambwiye amagambo akomeye. Aravuga ngo nta bandi bari bafite umutwaro urenze uwacu. Ngo ariko ageze ku musaraba yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe abakojeje agati mu ntozi. Umuyuda umwahaguruka yiruka, no dahar bahar, ibyo simbyumva. Nawe reba umuyuda guhakana Yesu, umunyegiputa ahamya Yesu. Namwase wowe biti? Aravuga ngo sinshobora kwizera ko Yesu ari we Mesiya, ngo umuntu wapfuye urupfu rw'ibivume ku musaraba. Sinshaka kuhatinda. Umusaraba ubundi abayuda bawufataga nk'igihano cy'ibivume, Roma ikawufata nk'igihano cy'iterabwoba, za Libani zafataga umusaraba nk'igihano, ariko nanone bakanga kwicira umuntu hasi atamena amaraso hasi akanduza ubutaka bwabo, kandi basengaga isi, bakamumanika ku giti. Aravuga ngo ndagira ngo munyumve nkuzi impamvu navuze ibi. Aravuga ngo sinakizera umuntu wapfuye urupfu rw'ibivume ku musaraba. Muzi impamvu Abisiraheli batarizera Kristo kandi twebwe abanyamahanga tukamwizera? Nuko umuvumo Yesu yishyizeho atari uw'Abisiraheli, ahubwo ni uwacu, ni uwatwebwe abanyamahanga. Nitwe ibi twirirwa tuvuga ngo abagore ntibabarwaga, simwe gusa n'abagabo batari Abisiraheli ntibabarwaga.
na Yerusalemu hasi yone amarembo yari 12 nta ry'umunyamahanga ryari rihari. Niyo mpamvu Imana yazengurutse inyura kwa Nowa iramubwira ngo mbarize inkuge Nowa, hari ubwoko nshaka kubyutsa, kandi nimba byutsa simba ryamira, simba hagarika aho baguye, nimba byutsa ndabubakamo, hanyuma mbiyubakeho bahagarare bashikamye. Aho niho Zaburi yaravuze ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe. Witeka dukomereze intambwe, Imana idukomeze. Haleluya. Imana itubyutse, ariko nimara kutubyutsa ntiturekeraho twaguye. Imana iduhagarike, itwiyubakeho. Imana itwiyubakeho. Imana itwiyubakeho. Gufata umwana ukamubyutsa ari mu bunyerezi, inzira ikinyereye, ukamusigaho aguye byamumarira iki? Kandi akinyeranyereza, iyo umubyukije umufata ukuboko ukamugendana. Niko umunyashuramukazi yaravuze ngo mukunzi wanjye yanjyanye mu rugo rwe, ngo nari munsi y'ibendera rye, ngo ari rwo rukundo rwe, ngo amatunda ye yararyoheye. Aravuga ngo mukunzi wanjye, dufite impamvu tugukunda kuko urukundo rwawe ruruta vino. Aravuga ngo kandi urarungaragariza. Agerekaho ijambo nkunda, aravuga ngo noneho unkurure twirukankana, ngo kuko tuzishima tukwishimana. Kuki avuze ngo nkurure? Aho hari izindi mbaraga. Abize fizike muzi ko bavuga ngo impamvu umuntu ataguruka nuko adafite force pesantere. Izi mbaraga zituma donc uko wazamuka ntidufite izituzamura, ariko kandi no mu kirere twasimbuka tujyamo hari izidusubiza hasi. Biravuze ngo isi ntishaka ko muzamuka. Niyo mpamvu wiyemeza gusenga, umubiri ukakubwira ngo windushye. Wakiyiriza ibiri ukanyura ku ruhande ukabuye, ariko urumva bidahumura, wakoze. Donc nta mbaraga nyine zatugurutse, nta zihari zatuma turengaho. Dukeneye wa mukunzi uzi inzira tunyuramo, uzi ubunyerere buhari, ufite imbaraga zidukurura zituvana aho turi, zituvana aho tugwa, aho tunyura, akatwirukankana dukurura. Biravuze ngo ntitwirukanyijwe n'imbaraga zacu, twirukanyijwe n'imbaraga z'udufasha. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo umbarize inkuge, hari abantu nshaka kugamisha. Musengera amagambo agabanuke, soze vuba. Hari abantu nshaka kugamisha, yibaze hari imvura iri imbere. Kunda Imana, ubu yateguye gutya muri Holy Church, muri Bethesda Holy Church, ubu yateguye gutya. Hari umuntu wari buzadandabirane hirya, ikaba yamubwiye ngo ngwino ufate imbaraga uzahanyurana. Kuko ireba iyo tujya tutarahajya, ikamenya ibidutega bitaratugeraho, none ikaduha imbaraga zo kubinyuramo tutarabigeramo. Nicyo kigeragezo ubundi gituruka ku Mana. Ikigeragezo kivuye ku Mana ntabwo ari urwango Imana itwanga, ibiri kudutoza uburyo dutozwa kugira ngo tuzarwane tuneshe isi. Kuko Imana ntitugerageza bitandukanye n'imbaraga dufite, idutoreza mu isi. Kuko abaturwanya niba bagenda bakororinga baviringita bagira bati, natwe iratugenza nk'uko bagenda, kugira ngo umunsi twanyuze mu nzira banyuramo bazagende batya tuzi kugenda gutya. Donc ikadutoza kurwana kugira ngo dutsinde isi. Rero hari ibyo wanyuzemo wowe urimo urareba ukagira ngo Imana yarakwanze. Ni bimwe rero nababwiye bidakurwaho n'amasengesho, bikurwaho no kwihangana. Imana yabere habwe icyubahiro. Umuryango w'iyo nkuge n'akadirishya Nowa uzabinshyirire mu rubavu. Inkuge si agakiza se? Siko tubizi. Agakiza gaturuka ku ijambo gukira. Gukira riva ku mukiza n'ubundi, kuko ntiwakira utabonye ikigukiza. Hanyuma udukiza ni Kristo, agakiza ni Kristo, inkuge ni Kristo. Noneho
umuryango uzawunshyirire mu rubavu. Hinjiramwo abantu n'inyamaswa. Izi nyamaswa zirashushanya abanyamahanga, abatarizera nibo bashushanya izi nyamaswa zinjiye mu nkuge. Nimusoma 3:5 Yesaya muzabisangamo. Bibiliya iravuga ngo ubutayu n'umutarwe bizanezerwa, ngo aho ingunzu zaryamaga, ngo mwikutiro ry'ingunzu. Ubwo ingunzu ni bamwe batarizera Yesu. Ariko mana we, erega ntitwari ubwoko, none se ko tutari bwo murumva twari iki? Ntitwari bwo. Ariko Imana ni igitangaza. Shimiye Imana yateguye iki giterane. Shimiye Imana izakubashisha kukibonekamo. Mu muryango uzawunshyirire mu rubavu. Yesu aje ageze Yerusalemu avuga amagambo azimije. Rimwe na rimwe mu kanwa ka Yohana ku kirwa Patimo, Yesu yaramaze gutaha, avuga amagambo y'ubuhanuzi asenya ibyubatswe mu mitima y'abantu. Bwa mbere ijambo yavuze avuga ngo ni ngerembo. Ubwo biravuze ngo andi marembo muyareke, kuko hari abatanyura mu mwaririya rembo rya Yerusalemu. Niyo mpamvu Yesu atubereye irembo kugira ngo natwe twinjire tugere muri Yerusalemu yera, kuko ya Isiraheli nta muryango tuyigiramo. Ageze Igorogota atega urubavu bateramwo icumu kakaryango. Aho niho Bibiliya yita inzira ifunganye mu rupfu. Imana itanga ikiguzi kugira ngo itubyutse. Imaze kugitanga irekeraho. Yesu yavuze amagambo ajya ntera ubwoba. Yaravuze ngo naje kukongeza umuriro mu isi, none kumaze kwaka ndacyashaka iki kandi? Narinje kuwucana none uragurumira. Niki kindi kikindaje inshinga? Niyo mpamvu akuye amahoro mu isi, kuko abamwizeye bimuwe mu isi. Bari kunyura mu isi ariko si hiwabo. Arayafasha yababikamo isi. Ubundi isi ntigira amahoro. N'umuntu utizera Yesu ntagira amahoro. Icyo akora yagira umutekano. Yagira umutekano ariko ntiyagira amahoro, kuko amahoro abyara umutekano, ariko umutekano ntubyara amahoro. Ntimuzi ko tugira umutekano mu Rwanda kandi Imana ibishimira? Dufite umutekano, ariko se ntimujya mwumva abantu biyahuye? Baba babuze ikiza? Amahoro si umutekano, umutekano si amahoro, ariko amahoro ni umutekano. Imana ishimwe. Aka karyango tukinjiriramo mu rubavu rwa Yesu, havamwe amazi avanze n'amaraso aduhindura kuba abana. Rero nihuta ngasoza, abantu baguye nta muntu ushobora kubyutswa atarigeze guhagarara. Ati gute? Ntawugwa atarahagaze, sibyo? Kuko atarigeze ahagarara, umubyukije ntiwamenya pozisiyo umuhagarikamo. Ariko kuko yaguye, n'umubyutse uramusubiza uko yari ari mbere y'uko agwa. Ndagira ngo munyumve. Rero hari abakeneye kubyarwa, hakaba n'abakeneye kubyutswa. Hari abatarigeze bahagarara. Ubu turababyutsa tubashyire. Uramuhagarika utase utazi aho amaguru yashingiye. Nimuzi se ko hari abavuka bameze batyo? Bibiliya ivuga iki? Ku kigo ry'Imana yiyerekana nk'igizite. Ntabwo Imana igorama kugira ngo ikigoryi kiyimenye, ahubwo ikigoryi kiyirebera muri pozisiyo y'ubugoryi kikabona igorama. Ariko si Imana igorama ngo yiyereke ikigoryi. Rero iki kigoryi ntiwamenya ukigira gite. Murabizi murabizi ko umwana avuka atareba neza, sibyo? Avuka atabona, kuko umwana mu ndiya pozisiyo nziza nuko abacuramye, kandi amaso ye ntabwo aba ari mu mwuka, bari mu mazi yo mu nda ya nyina. Hanyuma ntahumeka umwuka wo mu nda, ahumeka umwuka nyina ahumeka, kuko nyina umwuka uhagaze n'umwana umwuka urahagarara. Rero iyo umwana amanutse acuramye, duhita tumuhagarika. Burya nicyo gituma abana batabona vuba. Avuka acuramye, wowe ukamufata ahagaze. Bikamutinza kubona.
bigatuma kubona bigorana. Hari abantu batarabona Yesu mubera, hari abantu bataramenya ko yavutse, baje macuri ntibabonye ubarera ngo abahagarike, n'ubafashe ngo abaterure ntibabishaka, ntibashaka kubyutsa. Naho Imana irebye iravuga ngo Mowabu ntimufite imbaraga zo kwibyutsa. Namwe Isiraheli ndabakorera bitatu, mujye muri Mowabu. Icyambere, nubwo mwacumuyeho nzagaragarira muri mwe ariko nk'Imana ihana. Nimbahana muzamenya ko mbaho, nimumenya ko mbaho muzangarukira muciye bugufi, nanjye mbaha imbabazi kuko izo ndazifite. Imana ishimwe. Nzazibaha kuko ndazigira. Nimara kuzibaha mbatumye muri Mowabu, simbatumye guhaga. Ntabwo ariyo misiyo y'Imana muri Mowabu, ahubwo mbirukanishije inzara kuko nabategekesheje ubutware ubworohe ntimwanyumva. Reka mbirukanisha inzara mujyeyo, ariko nimuvayo ntimuzaza mwenyine, muzanzanirayo agakobwa ndi gushakayo. Ngiyi impamvu Imana yakohereje gukorera mu isoko, niyo mpamvu Imana igutuje hariya. Ni agakobwa k'i Mowabu yagutumye. Bagezeyo barakarambagiza Karusi kumva umunezero, aravuga ngo naba umugore w'Abisiraheli ngasenga Imana y'Abisiraheli ngasiga mirikomu y'iwacu. Rusi aravuga ngo ndabyemeye tubane. Hari abantu bemereye Yesu. Rusi igihe kiragera apfakara atarabyara. Mwari muzi ko hari igihe Yesu azaza umuntu baraye bamuhaye promotion mu kazi y'abaye docteur uwo munsi ariko atarafata ku mushahara. Rusi erega Kiriyoni yapfuye orupa atarasame. Arega isezerano rikuru risohoye irito ritagaciro. Ubu waba uri gusengera ikibanza Imana yaguha inzu ukongera gusengera ikibanza? Ubu Yesu nazo uzamubwira ngo nayo nanditse invitation. Arararara nagiye gutaha ururembo rw'abera se ko naho hari y'ubukwe. Ariko John tuvugisha ukuri, ubu Yesu naza kugutwara uzamubwira ngo nuburetse iyi sezerano rikuru risohoye andi yose atagaciro. Kandi iyo umwami aguhamagaye kabone niyo konseye yaba yaguhaye igikonkwane, ni ikinyarwanda cya kera igikonkwane benshi ntibakizi. Niyo waba uri ku umuganda kera bawukoraga baciyemo ibipande. Konseye yari aho umwami akagutumaho, ugomba guhita nta kindi avuga, nta guhagarika, ntagira ati. Aravuga ngo umwami yabashakaga, kandi mu gihe avuga ngo yabashakaga yaraguhagaze imbere n'inkoni. Ariko umwami yagutuma akavuga ngo umwami yarabakeneye. Kubera ko haje uri hejuru ye. Hari ibintu bidutwaza igitugu kuko twarambaraye iwabo, ariko umvira ijwi ry'umwami rikubwiye ngo byuka utanga icyo kiguzi cyo kwemera gusa. Wemera icyo Imana igusabye, ngo urebe ngo itegeko ry'umwami riragukura muri rubanda. Imana ibaha umugisha kuyiyaha. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nihute nsoze. Karusi nubwo gapfushije umugabo karihangana, karavuga ngo namabukwe ni umuntu. Erega Imana nituzabona urwitwazo nta kikuriho kitabaye ku bandi, kandi ahakuriho hari abandi bahatsindiye. Aho uri kunyura hari abandi bahaciye baranesha. Ndagira ngo munyumve gatoya mutuje dusenge. Aho unaniriwe gutsindira hari abahatsindiye. We baragutuka ukavuza induru, Stefano baramukubisa amabuye akarambura ibiganza ngo bababarire. Wowe barimo baragutoteza ngo urava ku Mana. Petero baramubambye acuritse bakamuga ngo vuga irya nyuma, arababwira ngo nubwo mubona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Wowe niki wakitwaza ugeze imbere ya Paulo baryamishije ku giti bagiye kumuca umutwe, arababwira ngo ndababaye. Ubabajwe niki Paulo? Arababwira ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umiyongiro wa kabiri mukawuca kubera Yesu. Aho ngaho uri hari abandi bahaneshereje. Aho mu rugo urimo rukubereye rubi, uzasoma amateka y'umugore waririmbye indirimbo ya 45 mu Gakiza. Umugabo amubereye mubi,
umugabo niwe waririmbye ya 46, abaturanyi barimba 47, 48 ayitanga mu buhamya. Iby'Imana ikora, abonye udufaranga umugabo yari yajugunye, si ngombwa kujya muri ubwo buhamya. Umugabo aguye igihumura, umugore aramubwira ngo kanguka mutware mwiza, mwongere mufate amafunguro. Abyutse abona umugore n'umwana. Nimusome iyo ndirimbo ya 46, aravuga ngo Yesu tuguhaye uyu mwana muto y'umuturere. Yahise abona arakabe, kandi yahuruje abaturanyi ngo amwice bareba. Barangije baravuga ngo burya ni igihe gito intambara zigashira. Baravuga ngo impamvu turira nuko tutarabona Yesu. Barambwira mugore, niki gitumye utsinda ibi bimeze bityo? Aravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, ubu nsigaye mba mu murima. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru ushobora kwera imbuto ashaka. Ngo iwanyu barakwanze, aho ngaho uri hari abandi bahatsindiye. Akana k'agahinde kazi niko karirimbye 125, kari mu cyumba gakingiraniwemo, karwaye macinya, yishe nyina isarimu, kajya mu rugo rundi. Umwana ari mu cyumba bagasunikisha ibyo kurya ikirenge, agerageza Imana, aravuga ngo iyumva yatabara n'indengere. Ahamagara Hindu, abahindustani basenga byinshi, si ngombwa. Ahamagara ise yari muskrimu, yari umusiramu. Ahamagara Imana zose, aravuga ngo imwe yabambwe ku musaraba igapfa ikazuka, niba yashobora kunyica cyangwa kunkiza nikore kimwe. Yesu aje aramubwira ngo unyize yabaho ntabwo apfa. Mu gitondo umwana abwira se, aramubwira ngo nabonye umugabo w'umunyembabazi. Aramubwira yitwa ndetse ni Kristo umwami w'abayuda. Aramubwira ngo ndakwica. Aramubwira naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka. Niko karirimbye niya 15 mu gakiza, amasezerano yose uko Imana yatanga. Nk'ubu niki twakitwaza aho uri hakugoye? Ubukene se uraruta Nyamutunzi? Amafaranga se, ariko ibi nibi uraruta Yobu? Kwambara neza, Salomo yaramubwiye ngo ngwino nkwereke. Imwereke indabyo, Salomo aravuga ngo ni ukuri. Iramubwira naho warimba ntiwagezaho indabyo, aravuga ngo ni ukuri. Yari yahazi, iramubwira ngo ziriya nyoni urabona zishonje, aravuga ngo zishonje ntizaririmba. Irangije iramubwira ngo zirya zitabiba. Salomo aravuga ngo burya nabyo nuhuse. Donc ni hehe watsindira? Uzavuga ngo mu bupfakazi Naomi yari yihanganye, ngo napfuye nta mugabo. Nuko nta mugabo, umukobwa wa Yefuta yagiye ashingiwe nani? Ndi umunyantege nkeya. Gideyoni ko yagiye uko zingana. Ikiguzi rusasabwa ni kimwe, nukwemerera umukwe wa Isiraheli. Uyu mukwe ndagira ngo mbabwire ko iyo umukobwa amaze gukobwa, ndagira ngo munyumve, iyo umukobwa yakowe na nyina umubyara mufata nk'umwana w'abandi. Iyo umukobwa yakowe na nyina bamubyaye, aramureba akavuga ngo hari abandi tugusangiye, ariko kandi ho uzasazirayo nubwo wakuriye, ariko uzasazira hariya. Isi irabizi ko nubwo twakuriye inaha hari aho tuzabiteka. Irabizi ko twakowe, izi ko nubwo twavutse inaha ariko tutari iwabo. Na Maharoni arapfa, na Kiriyoni arapfa, Karusi karihangana, Orupa ahobera nyirabukwe. Aravuga ngo agakecuru katahinze kari kutubwira ngo karatashye umwero waraje, hari umurima afite yahinze. Ku gihe cyo guhinga yari ari inaha, ni igiki yakoraga? Orupa aravuga ngo nta kizanjyana nawe, ntacyo nzajya kurya muri Isiraheli. Rusi aravuga ngo Imana yakomeje uyu mupfakazi agakomera, kandi ari uturusha igikomere. Imana yamugiriye neza. Aravuga ngo ubwo Nawomi abayeho, nanjye Rusi nzabaho. Aramuhobera aravuga ngo winyinginga kugusiga, niba ari ugupfa aho uzagwa nzagwa. Nono niba ari igihugu ugiyemo, igihugu cyawe kizaba icyaha. Ko dusangiye ibibazo, wapfushije umugabo ndamupfusha, avuye mu gihugu cyawe ubimpunzi, nanjye ngiye gutaha mu cyawe. Nono twese turabisangiye. Rero aho kugira ngo nsige, reka dusangire n'Imana yawe. Nubundi twasangiye umuryango, nshingira umuhungu wawe. Arega hari abantu bamaramaje gukurikira Kristo, aravuga turajyana. Aramubwira ngo sinsigara. Imana yawe izaba Imana yanjye. Asiga igihugu, asiga umuryango, agira ati nihute cyane ngere ku musozo. Ageze i Betelehemu, Nawomi araturika ararira, atarigeze ariririmo wabo.
Rusi arikanga aravuga ngo mabukwe nawe ujya uganya. Nyirabukwe aramubwira ngo ntabwo nari kumena amarira mu gihugu cy'amahanga. Aravuga ngo aha nagira nabona umpoza, ariko mu mahanga narindi nta wampoza. Erega amarira uririra rubanda yapfusha ubusa. Niba kwihangana bikunaniye ukumva ushaka kurira, ngwino upfukame mu rusengero kabone n'iteraniro ryaba ridahari, ubwira Imana ngo kwihangana biranze ndashaka kurira. Erega uririra imbere y'umuhoza, none si imbere y'undi wundi uririra ninde? Aramubwira ngo sinari gutamarira mu gihugu cy'amahanga nta wumpoza wabagayo. Hari igihe tuzageraho tuyahora, hari igihe tuzayavuga batayumvira ubusa. Rusi aravuga ngo noneho ejo inzara itazatwica, reka njye guhumba. Imana iramuyobora, ageze mu murima akandagira mu wa Bowazi. Imana ikuyobora umurima wo guhumbamo, ageze mu wa Bowazi, Bowazi araza, reka dutaruke byinshi, agasanga mu murima ka Rusi kashishikaye kari guhumba. Erega ntacyo tutakoze duhumba. Hari abaciye mu bumotari barahumba ntiziragwira, hari abagiye mu bucuruzi barahumba byaranze, hari abahumbye bakoresheje diporome byaranze. Muzi ko impamyabumenyi zose ari diporome. Ntacyo batakoze, aradepoza ukagira ngo ni mitiweli. Ariko Karusi ko gahagarara mu murima w'umunyembabazi. Umurima ushushanya itorero, kandi itorero ntabwo ariho ricaci, ntabwo ari ya ADEPR. Itorero ni bamwe bakuwe mu bahamagawe. Hari abahamagawe bamaze kuza mu bahamagawe havamwe abatoranyijwe. Abo batoranyijwe rero bari muri Kristo. N'Imana iyo igiye kureba mu isi ntabwo ireba inaha ngaha, ireba itorero ikabona nirwo rumuri ruba mu isi. Kuko n'itorero ntirirebera aho rituye aha ngaha, irirebera mu maraso ya Yesu, niyo adresse y'itorero. Abo nibo batera Imana umunezero, nibo batumye isi idashira, abo nibo batumye umunezero w'Imana ugwira. Abo bera bari muri Kristo Yesu, abo dutumwe kubyutsa ikiguzi cy'ububyutsi. Karusi karaho bwa mbere ikiguzi cy'ububyutse Rusi atanze, Orupa nta gitanze. Orupa asomye nyirabukwe yisubirirayo. Rusi aravuga ngo ndambuka, ni mu bihe bikomeye, ariko ndambuka. Aremera ava aho ari, aravuga ngo ntacyo, tugiye aho utahinze ariko ndatahayo, ni mu gihugu cyawe. Rega ikiguzi nta kindi, emerera Imana igukoresha ibyo ishaka. Kubera ko twagiye tuvuga ubutumwa buri murare, twagiye tubeshya abakristo tukababwira ngo ntawe ukena yakijijwe. Mama we, ubukire si ikimenyetso cy'ijuru, n'ubukene si ikimenyetso cy'uko umuntu atubaha Imana. Ibyo bihe twese turabisangira, twese turabisangira. Karusi karavuga ngo nubwo ari mu bigoye ariko ndambuka. Imana ishimwe. Kari mu murima Bowazi aragahamagara, arakabwira ngo mukobwa ngwino, gahita kikubita hasi. Arakabyutsa aravuga ngo hoya wirambarara. Aramubyutsa. Rusi ngo ajye kwisobanura, aramubwira ngo mukobwa wanjye humura, ibyawe byose barabimbwiye. Bambwiye ko wasize igihugu cy'iwanyu, ugasiga inzu ya so na nyoko, ugata Imana, ukaza mu gihugu no mu bwoko utaruzi. Aramubwira ngo Imana ya Isiraheli wahungiye mu mababa yayo eguha ingororano zigukwiriye. Imana ishimwe. Karusi karaha karaturika kararira. Uko karira kagakora ku marangamutima ya Bowazi. Aravuga ngo kwanza tubanze tujye kurya. Rusi ageraho baramubwira ngo nibakwicaza inyuma, egera imbere, nibaguhe nawe ukoze intore yawe umire. Ntimurekeraho, mumumpera izikaranze arya. Arazirya, ashoje barasohoka bahagarara mu murima. Karusi karongera agahumba gashishikaye. Rega uyu murima ntiwari uwacu, mwaririmbye neza, Imana ibaha umugisha, ariko kuririmba ntibyari ibyanyu, byari ibya bene Azafu. Murimo mwihumbira, nimushaka izadutunga, kuko umweru uzava mu wabo usubira i Betelehemu. Karusi kari guhumba gashishikaye. Bowazi abona karavunika, arakabwira ngo mukobwa wanjye ngwino hano. Abwira abasaruzi ngo nimuzane ya miba mwarunze. Ariko Mana yari iri mu ijuru, muzane ya miba mwarunze. Biravuze ngo mwasaruye Rusi ataraza.
ariko yarahashyitse. Ubwo yaje, shimiye Imana ko Rusi yagezemo wabo batarazihura, bari batarazihura. Ni muyori miba muhatereke, noneho ahumbe hagati y'imiba. Ariko ubundi ibingibi byashobokera nde wundi? Ninde wundi waguhihirwe muri uyu murimo? Abona ntibihagije, aravuga ngo ni mumuhe n'imiganda nayo ahumba aho ngaho. Iki ni ikiguzi Rusi ari kwishyurwa ko yavuye mu gihugu cy'amahanga. Muzi ku munsi w'amateka, ndashoje, hari abagabo baherutse kunsura barambwira ngo ubona n'upfu uzajyayo, nuko utazi ibya paradizo n'isi nshya. Ndavuga nti ibyo ntibindeba, nta mwana uhangayikira mu nda ngo bazamuheka muke. Icyo nzi ni kimwe, Yesu yaravuze ngo aho data ari niho ngiye, noneho aho ari niho nzaba, aho ndi niho muzaba. Ndavuga ndagira ikibazo cya paradizo n'isi birandeba. Icyo nzi, nashaka azayihindura aze gutura iwanjye, ariko azaba ari kumwe na se. Bintwaye iki? Hari icyo bintwaye? Pentekote y'ubushize bampamagaye muri studio imwe nsanga batumiye umuyobozi umwe w'idini muri Isilamu, baramubaza ngo mwemera umwuka. Ndavuga mwimuvu, ndamumubaza iby'umwuka, umwana utaravuka ntamenye umubyeyi. Kuko twajyaga tuvuga niko bavuga la ilaha illallah, ntibyara ntibyarwa. Ariko twebwe twabyawe n'ijambo ryayo. None kwitabyara ikabitabyarwa, uravuga iby'umwuka gute kandi abayoborwa n'umwuka ari bo bana? Arambwira umunyamakuru arambaze ko yavuze ngo niryo dini rizasigara mu isi, ubivugaho iki? Navuga nuko nukuri, niba dasigara bazajya he kwabera bazaba bagiye. Icyo dusabwa ni kimwe, nukubyuka, naho utubyukije afite abatujyana. Wireba ngo ninkizwa nzabaho nte, wireba ngo nindekera kwiba bizagenda bite. Ugukijije afite ibizagutungira aho agushyize, ukuvanyaho afite imibereho udakiraniwe cyane. Haleluya! Dusengane Imana. Shaka kugira ngo dusengane n'umuntu wumva mu nzira yaradandabiranye akavuga ngo nari ntaragwa ariko byendaga. Dusengane n'umuntu wari waraguye akavuga ngo nari naraguye ariko nkarangurura. Erega kugwa ntibihagarikijwe. Kugwa se bituma umuntu atataka. Haleluya y'imbaraga. Uryamye wayivuza. Ntago nakiraga kiza navugije induru, ndyamye icyo gihe nari nakuru muri Kenya, navugije induru, abo twari turyamanye basi barakanguka, nakangutse bari kunkubita ibitabo, sinari ndi mu nzozi. Usinziriye nawe arataka, mbabarira. Si urugero rw'ibyo wavuze, kuko Yesu si amagambo. Yesu wo muri twebwe ntabwo ari inyandiko, Yesu wo muri twe ni impinduka. Waba uri hano ukaba ushaka kubwira Imana ngo aho ndi hari kunkurura, fata ukuboko nkururu nyirukankane ngo uhaguruke dusengane Imana. Imana iguha umugisha. Arega ubu tujyeho duhatirize. Muganga iyo atanze ikinini nkaho ndagura indwara, kirayiroga indwara ikibwiriza. Niba wumva nuko Imana iguhamagara, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka twinginge mubyeyi wacu Pasiteri adufashe asengera umukumbi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Mbega nta byagukururaga ngo ubwire Imana ngo fata ukuboko? Accent nawe wahaguruka, ariko uri urimo urabyiyumvamo, urimo urabitekerezaho, kandi ijambo ry'Imana nyine buriya rikoze umurimo waryo. Ijambo ry'Imana rikoze icyo Imana yaritumye. Emera rero iryo jwi, emera, kandi iyo niyo mpinduka. Uko nukwemera, baratubwiye ngo icyo Rusi yatanze, ikiguzi yatanze ni ukwemera. Nawe wemeye muri uyu mugoroba, Imana yagira ikikora kandi igiye kugikora. Ndagira ngo aho uruzamura ikiganza cyawe dusenge Imana.